ndabashimira ko munteze amatwi. Mwanyise Gisekedi, munyita intera hamwe, munyita Wazalendo, none murengejeho no kunyita umutinganyi. Sinavuga ko ndiho kubera ko mwanyishe Rubozo. Ayo niyo magambo ya Lorenzo Christian asubiza barimo Rugaju Rigani. Rugaju ati wansabye pompompo kandi nge n'umwana wo mu batambyi. Ataka inyuma ku bana bo mu misozi miremire nicira birarura. Rugaju ati wowe uri gore nagufashije byinshi ariko ntunyurwa. Narafunzwe urabyishimira ariko ukina nawe ntumuzi. Urabizi ko bakwirukanye kuri RBA kubera ubusinzi bwawe n'amatiku yawe ariko ukina nawe si umuzi. Mwashatse gusenya radio yanjye kuko mwansabye akazi nka kabima. Umushahara muhembwa aho ngaho kuri iyo radio nge nguhemba umustajeri ugitangira akazi ahangaha. Nkaho ibyo bidahagije mfite ubushobozi bwo guhamagara uwo boss wanyu mukorera mwese agahita birukana mukabura akazi. Iyi SKFM ni yanjye mvugira kuri radio yanjye ariko mwe muvugira kuri radio y'abandi kandi mugahembwa inyica nikize. Ubundi bunyamakuru hembwa udufaranga tutanangurira internet ni gutavugaho. Ayo niyo magambo ya Sam Karenzi asubiza abanyamakuru bo kwisibo radio barimo Faustinho Mutangazaji na Leonidas. Ati muntu mahinyanga Rwanda ngo zize zingushe mu mutego ariko mwa abanyamakuru bemo kwisibo ntacyo muzantwara. Aka kanya mfite ubushobozi bwo kubwira boss wanyu mwese agahita birukana uko mukora kuri radio isibo. Lorenzo we ati wowe wagasaza we katabona nirwa nkurandata ku kibuga utabasha kureba aho wicara ariko wagira kuri radio ukanyataka. Ati wagakwiye kumenya kutabona ukareka no kwibasira abantu. Niyo magambo ya Lorenzo Christian asubiza umunyamakuru wo kwisibo TV wari wamwibasiye. Ubu hari intambara y'ubutita hagati y'abanyamakuru b'ibikino mu Rwanda. Abenshi bavuga ko hari na radio ishobora gufungwa cyangwa abanyamakuru bagafungwa. Ni gute twisanze ahantu? Aha abafana aho kugira ngo bakurikire amakuru yo mu makipe ahubwo bari kwifanira intambara iri hagati y'abanyamakuru bakabatangarije amakuru. Aho kugira ngo abafana bafana imikino ahubwo bari gufana bakabagejeje iyo mikino. Byaje kugenda bite ngo abanyamakuru bashyiraga hamwe baje gucikamo ibice haze n'inzangano kugeza naho bigeze muri RBA. Mu gihe abandi bari kwiziza Saint Valentin bamwe mu banyamakuru ba siporo bakomeje kwanikana ku gasozi. Byagenze bite ngo abanyamakuru bafatwaga nk'ikitegerezo muri siporo nyarwanda aka kanya bari guterana amagambo hoshya abagore. Urambabaje niba ujya guprintingisha ahantu bakaguhenda bakabikora nabi kandi bakagutinza. Urambabaje niba ufite isoko ryo guprintinga cyangwa ufite amaproje manini ariko ukaba warabuze aho babigukorera neza. Urambabaje niba ufite business ariko ukaba nta kashugira nta byapa bikuranga abakozi bawe bakajya mu kazi bambaye imyenda itari amazina ya company yawe. Urambabaje niba nta mafoto meza ari muri cadre amanitse mu nzu yawe kubera ko bakubeshe ko bihenda. Urambabaje kandi niba ufite jezi y'umukinnyi w'umupira ukunda ariko akaba nta mazina ye cyangwa nimero ye byanditseho kubera ko bakubwiye ko bihenda. Ushobora kuba hari ikintu wifuza kiri mu Bushinwa ushaka kugitumiza ariko warabuza butumayo. Muri Global Design and Printing Solution Limited niho babikora neza kandi ku mafaranga make kandi bakabikora vuba. Bakora banners, bakora flyers, bakora stickers, bandika ku bikombe, bakandika ku macupa, bakandika ku t-shirt, bandika ku mitaka, bakandika ku magurude, bakandika ku matasi, igikoresho cyose kibaho cyakwandikwaho bacyandikaho kandi ku mafaranga make. Umwihariko wabo nuko bagukorera icyapa gifite uburebure cyangwa ubugari wifuza. Ibigo by'amashuri, ama equipe, amakampani akomeye mugomba kwibaza ngo mwari mubayeho mute mutaramenya Global Design and Printing Solution Limited. Bakwandikira ku mwenda cyangwa ku gikoresho cyawe bigasa nkaho wakiguze cyanditseho. Abakorera mu mujyi wa Kigali imbere y'inyubako ya City Plaza, mu nyubako nshyashya ya Unify House muri foro ya gatatu, umuryango wa mbere uvuye kuri Esanseri inyuma ya TDMIR. Abagane bakwandikire ku mwenda, bagukorere logo, bagukorere kashe, bagukorere icyapa cyamamaza cyangwa se bagukorera afishe niba ufite igitaramo. Ubundi umwuka mubi mwitangaza makuru watangiye gututumba ubwo witwa Sam Karenzi yashingaga radio yiwe SKFM, Sam Karenzi FM. Nyuma yo gusinga iyo radio yagiye afata abanyamakuru bari basanzwe ku yandi maradio akabarokirita akabazana kuri radio ye. Ibintu bitagiye byishimirwa n'ababosi bawe maradio yagiye atwara abanyamakuru kugezaho uwitwa Sam Karenzi ngo kuva yashinga radio ye amashyari y'abantu bagiye bamugendaho ariko kandi ngo bashaka ko radio ye yafungwa burundu kugeza ko kanyiro yagiye aracyakora kubera ko Sam Karenzi akimara gushinga radio ye yafashe bamwe mu banyamakuru bakoraga kuri Fine FM abajyana kuri radio ye. Kazungu Clever na Ishimwe Rikari bose yahise abazana kuri radio ye. Regis Muramira n'abandi banyamakuru bakoraga kuri Fine FM ntago bigeze bishimira kugenda kw'abo banyamakuru. Niyo mpamvu hahise hatutumba umwuka mubi hagati y'iyo radio Sam Karenzi yarashinze na Fine FM. Iyi SKFM igishingwa yahise ikundwa cyane. Abanyarwanda benshi barayiyoboka kubera ubuhanga bw'abanyamakuru bahise bayijyaho. Yahise izana umunyamakuru witwa Nepo mu bicu, izana bakeza Cedro, izana n'abandi banyamakuru b'abahanga, bituma imbaga nyamwinshi y'abanyarwanda igenda ikurikira SKFM. Nyuma icyatumye abantu bacika ururondogoro nuko na SKFM yarasinyishije Lorenzo Christian wari wirukanwe ngo muri RBA. Lorenzo hashize igihe kinini amagambo amuvugwaho ko ngo yirukanwe muri RBA.
n'ahantu henshi Lorenzo yagiye akora ngo yagiye yirukanwa. Lorenzo Christian yinjiye kuri SKFM asa nk'usimburanwa na Nepo wahise ujya muri RBA. Sam Karenzi yaje guca impaka ubwo yazanaga umunyamakuru Uwera Jean Maurice, umunyamakuru ukomeye cyane wakoraga kuri Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda, ariko Sam Karenzi aramwigondera ahita amuzana kuri SKFM. Uwera Jean Maurice yaje kugirwa umuvugizi wa guverinoma wungirije, abantu bati nyamara ya radio ya Sam Karenzi irakomeye. Sam Karenzi ati kubera ko mubonye radio yanjye itangiye gutera imbere mushatse kundwanya, ati mwangabyeho ibitero ariko ntabwo byigeze bimfata. Niko yasubizaga Regis Muramira wamugabaga ibitero igihe yarakimara gufungura SKFM. SKFM yarakunzwe cyane kugeza aho ikiganiro bakiyemo Lorenzo aza gusinya cyakurikiwe n'abandi 8,500 hafi 9,000 bari live. Sam Karenzi ati niyo radio ya mbere, nicyo kiganiro cya mbere mu Rwanda. Ubundi kiganiro rwari urukiko rw'ubujurire kuri Fine FM. Sam Karenzi akimara kukimura akijyana kuri SKFM akita urukiko rw'ikirenga. Ni ikiganiro gikunzwe cyane kubera ko usibye ikiganiro gikorerwa kuri RBA na kimwe gikorerwa kuri BNB, ikindi kiganiro kigerageza kwigarura imitima y'abanyarwanda benshi ni gikorerwa kuri SKFM. Kuri Radio Rwanda ni urubuga rw'imikino, kuri BNB ni Sports Talk. Nyuma yaho haje kugaragarira intambara ikomeye ya Fine FM na SKFM, RMC yaje gutanga itangazo iburira abanyamakuru batuka abandi ko nibakomeza ibinyamakuru byabo cyangwa se ubwabo bashobora gufungwa. Intambara yageze igihe isa n'icogoye hagati ya Fine FM na SKFM kubera kugenda bavuga amakuru menshi ya Rayon Sport. Abantu benshi bakurikira ibiganiro kuri SKFM bavuze ngo ari radio ya Rayon, bati muri radio ya Rayon niyo muri kuvuga kuri APR mushiramo background y'indirimbo ya Rayon Sport, bati mwanga APR mugakunda Rayon, ariko kandi gukunda Rayon nindo nye muyishakamo murashaka kuyisenya kubera ko bashaka kuryamo amafaranga, ntabwo ari urukundo rwo kugira ngo Rayon Sport itere imbere. Abafana ba APR bati muri radio ya Rayon, abafana ba Rayon bamwe na bamwe bati murashaka kutwicira ikipe wowe Sam Karenzi nabo bambari bawe barimo barikari ba Lorenzo Christian n'uwo Nayisa mukorana. Hari naho byageze umunyamakuru witwa Taifa bizwi ko afana APR cyane nawe yaje kwibasira radio, ni nawe wazanye ijambo rya mbere rivuga ko Lorenzo ari gore, avuga ko SKFM ngo ari ibisambo, ngo bishaka kwiba Rayon Sport amafaranga, ngo kubera ko kwiba muri APR byabananiye, ngo babonye umutima wabo wose barawushyira muri Rayon Sport kugira ngo babashe kuvana mu dufaranga. Ati ntago bizabakundira kubera ko tuzaza dukubita ikinyoma ku mbuga. Taifa ati wowe Sam Karenzi uri gisambo, n'uwo mukobwa wawe wigiza Dera Mukasine n'uwo gore ibyanyu nzakomeza kubishyira hanze. Sam Karenzi ati wowe Taifa wagiye muri Amerika none wabuze icyo ukorayo, utangiye kuza ku YouTube cyangwa usebya abantu, nyamara njyewe twakoranye ntabwo ushaka kwemera ko nashinze radio nyoboye ningiza amafaranga menshi ashobora kuba yakuvana no muri Amerika akakuzana mu Rwanda nkaguhemba. Intambara hagati ya Taifa Bruno na Sam Karenzi mu gihe yari gikomeye. Mu minsi yashize haje kwaduka intambara ikomeye cyane iri hagati ya SKFM na Isibo Radio and TV. Abanyamakuru bo kwisibo barimo Mutangazaji, Faustinho na Muzehe Leonidas baje kugaragara mu kiganiro bibasiye radio ya Sam Karenzi gikoraho Lorenzo, Sam Karenzi nyiri radio, Rikari Shimwe na Cynthia Nayisa. Leonidas na Mutangazaji bavuze ko ngo abakora kuri SKFM ari ibisambo, ngo barashaka guhirika witwa Robin Ngabo wari ushinzwe itangazamakuru muri Rayon Sport, ngo bagashiraho Lorenzo Christian. Bati ibi ni ibisambo byaje kwiba amakipe, ariko ntabwo tuzihanganira ubusambo bw'abajura bashaka kwiba amakipe. Ibi byavuzwe n'abanyamakuru bo kwisibo radio byaje kubabaza cyane Lorenzo Christian. Atangaza n'agahinda kenshi ati wowe Leonidas urabizi kutabona, nirirwa nkurandatse ku kibuga nge n'abanyamakuru bagenzi banjye twirwa tukurandatse tukwereka aho wicara, ariko wagera kuri radio ukadusebya. Mutangazaji ndetse na Leonidas bahise basubiza Lorenzo. Leonidas amubwira ko yageze mu itangazamakuru kera mbere yiwe kandi ibyo yakoze mu itangazamakuru ari byinshi. Leonidas ati nago nigeze gusaba kundandata, ati ibyo nakoze muri itangazamakuru wowe nta na kimwe cya gatanu urakora. Ati tuza rero uri umwana kandi ubwo busambo mushaka gushyira muri Rayon Sport ntabwo tuzabakundira, tuzakomeza tuvuga ukuri mwarakara mutarakara. Sam Karenzi akimara kumva ibyo ba Leonidas bavuze yahise avuga ko afite ubushobozi bwo guhamagara boss wabo agahita birukana uko ari batatu, Faustinho, Leonidas na Mutangazaji. Ati nge mbishatse aka kanya nahamagara boss wanjye agahita birukana kuri radio mugahita mubura akazi. Ati umushahara muhembwa aho ngaho njyewe hano nguhemba umustajeri. Niko Sam Karenzi yavuze. Karenzi ati murabizi mwe ko mwantakambiye igihe kinini ngo mbaha akazi ariko narakabimye, nta kazi muzigera mubona iwanjye kandi udufaranga aho ngaho muhembwa nge nuhemba umuntu ugitangira akazi aha ngaho udustajeri. Aba bagasana Riva bataramara n'umwaka mu itangazamakuru nibo mpemba utwo dufaranga, mwebwe muduhemba aho ngaho munarebye nabi niyo radio nayihagayikisha. Abenshi mu bafana ba Rayon Sport na n'ubu baribaza impamvu abantu benshi bya Rayon Sport bari kwirwaniramo. Ubundi intambara iri hagati y'abanyamakuru akenshi gwitewe na Rayon Sport.
ngo bari gupfa Rayon Sport kubera ko ngo hari bamwe bashaka kuyobora Rayon Sport batutse mu binyamakuru, abandi ngo bagashaka kwangisha abantu Rayon Sport bitewe n'inyungu zabo. Abafana bamwe bati Samu Karenzi yumvikanaga na Tade, bati Murenza Budara kijya ku buyobozi bwa Rayon Sport ntago abanyamakuru bo kuri SKFM babyishimiye, ngo ni nayo mpamvu witwa Lorenzo Christian yatangiye guteranya Murenza Budara na Ngabo Robeni wayoboraga itangazamakuru muri Rayon Sport. Ngabo Robeni yagiye atangaza igihe kinini ko hari abanyamakuru bamubwiye ko bazamwica, ngo abanyamakuru bamubwiye ko bazamwanga, ariko kandi abashishoze neza baje gusanga umunyamakuru yavugaga bamubwiye ko amwanga ngo ko ashobora no kumwica ari Lorenzo Christian. Ngabo yavuze ko yafashe icyemezo cyo gusezera muri Rayon Sport ari uko abona ibintu bimaze kudogera. Ati nari mfite ubwoba bw'ubuzima bwanjye kubera ko hari abanyamakuru benshi twagiraga no ku kibuga ugasanga bari kumbwira nabi cyangwa bari kuntuka, ngo hari umunyamakuru wazaga akabwira abo dukorana ngo cyanga bo ndacyanga, ngo wampuza nacyo nshobora kukigirira nabi. Niko Ngabo yavuze. Abenshi mu banyamakuru n'abafana ba Rayon Sport bari bamaze kumenya ko Lorenzo Christian ngo ashobora kuba communication manager wa Rayon Sport. Lorenzo Christian yahakanye yivuye inyuma ibyo kuba communication manager wa Rayon Sport. Ati cyambere Rayon Sport kubona amafaranga ba member byagorana kubera ko kuri SKFM nkura amafaranga menshi. Ati ikindi sinaba communication manager kubera ko n'imbuga zanjye ubwanjye ntago nshoboye kuzikoresha ngo ndajya gukoresha Rayon Sport. Ati nimureke kumarabika, niko Lorenzo Christian avuga. Ati izo ni propaganda zazanywe n'abashaka gusenya Rayon Sport ariko ntago tuzabakundira. Ibintu byaje kuba ibindi ubwo hasohokaga itangazo rya Rayon Sport bivuga ko bihanangiriza umunyamakuru Rugaju Rigani kuko yaratangaje amakuru avuga ko kugenda kwa Serumogo ari habaye mu buriganya. Itangazo rya Rayon Sport ryavuga ko inyomo z'amakuru ya Rugaju Rigani yavuze ko kugenda kwa ari Serumogo haje mu buriganya. Bati nta buriganya bwabayemo kubera ko Serumogo twarumvikanye, amasezerano yari asigaye baduha amafaranga bihwaniramo, yagiye twumvikanye, nta kutumvikana kwabayemo hagati yacu na Serumogo. Mbere yuko iryo tangazo risohoka ryabanje guca kuri Twitter cyangwa se X ya Lorenzo Christian, abantu benshi bahise bacika ururondogoro bati ni gute itangazo ry'ikipe nka Rayon Sport ikomeye mbere yuko rijya ku rubuga rwayo ribanza guca ku rubuga rwa Lorenzo Christian. Ariho havuye impaka nyinshi, abantu banahamya neza ko Lorenzo Christian ngo ashobora kuba yishe muri Rayon Sport. Jarike yahise abwira Lorenzo Christian ati congratulation cyangwa se ati congratulation bwana Lorenzo Christian kuba communication officer wa Rayon Sport, akazi Ngabo yarashinzwe ni wowe ugasigaranye. Lorenzo Christian kuri radio yahise avuga ko ngo account ishobora kuba ngo yahakinzwe ariyo mpamvu gito tangazo ryari haciye. Gusa ahita risiba, amaze kurisiba Rayon Sport nayo itiri postinga. Abantu bati hano harimo kujijishanya, ni gute Lorenzo Christian posting itangazo yarangiza agatarisiba, yamara kurisiba abantu bakabona Rayon Sport isiri postinga. Bati nyamara koko Lorenzo Christian nta kabuza yageze mu biro bya Rayon Sport. Niho hahise havuka impaka, aribwo hatangiye guterana amagambo hagati ya Lorenzo Christian na Rugaju Rigani. Nyuma y'amasaha make cyane umunyamakuru wigeze kugacishaho mu Rwanda Rugimbana Theogene yahise akora live kuri TikTok atumiramo Lorenzo Christian ndetse na Rigani Rugaju. Yabanje gutumira Rigani Rugaju aturiye ni gore. Rugimbana ati ese Christian Lorenzo mupfiki? Rigani ati nge Christian Lorenzo simuzi, uwo nzi ni gore ushatse kunyibasira, ariko ndagira ngo mumenyeshe ko abana bo mu misozi miremire twe nta muntu upfa kutwibasira. Ati kara na kantu toto mbafite ukuntu nzagakemura. Ati kandi arabizi ko byagenze igihe yashakaga kumenyera. Ati rero niba gishaka kumenyera umwana wo mu misozi miremire w'umutambyi ndaza kumwereka aho mbera kaga. Mu minota 10 yonyine Rigani Rugaju yamaze kwa Rugimbana yahise abwira Rugimbana ngo ko agiye kureba umupira, ngo bityo ngo adashobora kuguma kuri iyo live. Nyuma y'iminota mike Rugimbana yahise atumira Lorenzo Christian ahita aza kuri live nawe agira icyo avuga. Lorenzo ati bakomeje kunyikira icyarubozo, aturiya muhungu yanyise Gisekedi anyita intera hamwe, anyita Wazarendo, none atangiye no kunyita gore. Nkaho ibyo bidahagije ati yanangise umutinganyi. Lorenzo Christian ati ibyo bintu ntago nakomeza kubyihanganira, ahubwo RMC nitagira ikikora njyewe ubwanjye nzagira icyo nikorera. Abantu benshi bakomeje gucika ururondogoro bati bya Lorenzo Christian na Rigani bizagarukira he. Umugoroba washize nibwo Rugaju Rigani yakoze ikiganiro yihanagiza Lorenzo Christian ati wowe Lorenzo Christian urabizi ushatse kumenyera mfite inguni nyinshi z'ibintu byawe nashyira hanze, atari kwa kakanya simbishize hanze. Ati urabizi kuri gore nta muntu umenyera abana bo mu misozi miremire, umwana wo mu batambyi nta muntu umenyera. Ati washatse ko nguwe inyuma ndabyanga, ati niyo mpamvu ukomeza kungendaho. Ati narafunzwe ukazajya upostinga ko wabyishimiye, wifuzaga ko nahera muri gereza cyangwa nkapfiramo, ariko imitego yawe ntiyakoze. Ubu ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda nta kindi kintu kiri kuvugwa usibye amatiku ari hagati y'abanyamakuru ba siporo barimo radio ebyiri SKFM na Isibo Radio. Ariko kandi hagati ya Lorenzo Christian na Rigani Rugaju umuriro wakomeje kwaka. Abantu bati Rigani Rugaju twebwe turakwemera nk'umunyamakuru wa mbere mu Rwanda, ariko ibyo utangiye gukora ni amahano. Utangiye gusubizanya na Lorenzo nyamara ntago byari ngombwa, ibyo bintu bagombaga kubireka. Abandi bati Mutesi Sikovia ibi byura bikemura gute? Batugomba gukemura iki kibazo
ndetse hakajyana bamwe bafungwa kubera ko niba umuntu afata undi akamwita interahamwe, akamwita Bazalendo, akamwita Gisekedi, ibyo ni ibintu byo kwamaganira kure. Bati Mutesi Sikovi ufatanye na RIB, hagira abanyamakuru bamwe na bamwe bafungwa cyangwa ibitangazamakuru bibe bifunzwe. Sam Karenzi ati mu bitangazamakuru byafungwa SKF mu mugikuramo kubera ko iyi radio yanjye ifite imbaraga mu mudashobora no gutekereza. Abandi bati ese isibo ni irafungwa cyangwa SKF mu irafungwa. Bati harafungwa Lorenzo se cyangwa harafungwa Rigani. Ibintu birakomeye muri siporo nyarwanda.